kintu cyangwe mu gutwi cyaba atari cyiza cyo kuba Rayon Sport yarabanje kuvugisha inzego bireba kuko Rayon Sport sabasazi kujya kunegosiya muri Tanzania idafite itariki yizeyeho yakirira yananditse iyo baruwa ifite ibyo bintu Ferwafa nimushaka gushyira Super Coupe ku itariki 16 muri yo weekend yari yari gukinamo nimushaka gushyira Super Coupe kuri yo tariki 1 muramuta hanyuma Rugaju turinjira neza cyane itangazo twahawe na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ryavuga ko shampiyona igomba kuba tariki 15 z'ukwezi kwa munani 2025 nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko igomba gukina Rayo Day n'ikipe ya Young Africans ariko nayo muri ayo matariki yo mu kwezi kwa munani ikipe ya APR Football Club nayo iravuga ko igomba gukora APR Day iyo ntago ari APR Day ariko nta kibazo none ni match ya gishuti gusa match ya gishuti ya APR Football Club yo gutangiza umwaka yego hari Super Coupe igomba guhuza ikipe ya Rayon Sport na APR yego iyo nayo iba kuri calendrier kandi igomba gukinwa mbere ko shampiyona itangira yego hari igiterane cy'abahamya ba Yehova ku rwego rw'isi kigomba kubera mu Rwanda ikoraniro Assemblée Nationale y'abahamya ba Yehova rigomba kubera i Kigali mu Rwanda mu gihe cy'iminsi 3 cyane nabyo ni mu kwezi kwa munani mu ntangiriro abantu baribaza ibyo bintu bizahuzwa gute yego kugira ngo shampiyona itangire yego Rayon ikine na APR ikine na Super Coupe ikine n'igiterane kibe kw'igiterane cy'ije miliyoni zacyo agatogo zigera muri miliyoni 40 mu minsi 3 abafite ubwanwa Sandane baziguyeho injira ibintu birakomeye reka twitereke ubundi byashyuhiye hehe uwo bita Ali Kamwe akaba ari umuvugizi w'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania uyu ni umugabo ufite post cyangwa se inshingano zisa neza niza Ngabo Robin muri Rayon Sport no umuvugizi w'ikipe ya Young African akaba ashinzwe n'itangazamakuru ko yahoze nawe ari umunyamakuru ukomeye cyane w'umuhanga Ali Kamwe urafite na lisansi se yo gutoza cyane uriya ni Rafiki muranganya lisansi ni umuhungu wanjye cyane uriya ni umwe mu banyamakuru hano muri Radio Rwanda twaramwakiriye aranogeza umupira ni mubi cyane ni umuhungu rwose wanyinspiye kabisa ndamwemera cyane ni muto kandi afite n'amafaranga akuzi ko buriya yamaze kudivorsa Kazungu Clever arambwira ati yamaze kudivorsa ku myaka mike cyane Kazungu rwose musuhuze nawe aramukunda uyu mutaramu rero aganira n'itangazamakuru yaravuze ati tariki 15 z'ukwezi kwa munani kuri asomisiyo Bikira Mariya ajya mu ijuru mwitegure tunafite na konje bizari kuwa gatanu yego ako kantu k'abantu bakanota ni kuri asomisiyo yabwiye abafana ba Yanga ngo mwitegure abakatisha amatike y'indege muyakatishe uburyo bwa bisi tugiye kubushyiraho bubazana mu Rwanda ngo tutaenda Kigali kucheza na timu ya wananchi hapo Rwanda Rayon Sport itariki 15 bo bamaze gukonfirima video Ngabo yarayimaranye ibyumweru 2 kuva bakonfirima ko iyo tariki ariyo bazakina 15 ibyumweru 2 ibyo bintu Ali Kamwe yabivuze mu byumweru 2 bishize mu byumweru hafi 2 bishize oya ibi ngibi yabitangaje nyuma ariko bafite indi video bazapostinga ahamagarira abafana kuko bamaze kumvikana president aramubwiye engineer ati kora ka video uzakohereza Rayon Sport nayo yarashutinze ibijyanye no guhamagarira abafana kuzitabira Rayon Sport Day yego irabifite irabiryamanye irabifite mu bubiko nyine ariko abanyarwanda mwumva ahantu ubwenge buri muri Tanzania abanyamakuru barimo gusohora ibintu byuko bazakina na Rayon Sport ku itariki 15 mu Rwanda bashishikariza abafana gutangira kwitegura urwo rugendo inaha bitarasohoka mu gihe Rayon Sport ari izakira umukino itarabisohora
nk'umunyamakuru nafashe telefone muri iki gitondo mpamagara Ngabo Robin akiryamye ndongera ndamucokoza akiryamye ndamubwira nti Ngabo ugomba kumbwira ibintu uko bimeze amoka wa civilian Ngabo arambwira ati nta bintu mfite nagutangariza njyewe bibaze perezida wanjye agutangarize kambwira ni perezida twaravuganye yambwiye ko ari tariki 15 nyuma banambwira yuko ngo byajya 16 ariko bongeye baravuga toya ni 15 naga 16 bazakina kuri 15 icyo kibe aza ari kuwa gatanu ni umunsi wa konje aza ari kuwa gatanu kuri 15 umunsi wa konje kuri asomisiyo kuwa gatanu no bari sawa hazaba ari konje nashyizeho icyo rero bita za nzego za rugangura z'iperereza muri federation muri Rayon n'ahandi ndavuga ni ngomba kumenya kukire idatangaza kandi ikipe ya Yanga yatangaje perezida wa Rayon ubwe yahawe garanti na federasiyo imubwira ngo komeza utegure ku itariki 15 muzakina nta kibazo ariko babivuganye mu magambo na perezida wa federasiyo hanyuma ntabwo bari bamuha ibaruwa Rayon yanditse isaba stade ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani uko bigenda rero muri protokole Rugangura we nka Rayon Sport wandikira federation usaba stade federation ni itaruri yo baruwa ikayiha ministeri kuko niyo nyiri stade ministeri ikakonfirima ikabanga iyo tariki nibyo nta kibazo bazakine ibaruwa ko yageze muri Ferwafa ko mbizi neza ko perezida wa Rayon Sport iyo baruwa yanditse yageze muri ministeri ya sport ko mbizi neza ko kugeza kuri uko itariki 15 nta kindi kintu cyari cyishyura wenda ngo tuvuge ngo nibiriya wenda by'abahamya ba Yehova by'ikoraniro ryabo rizaba ku itariki 8 9 n'icumi kuki atabivibarwa muri ministeri ikonfirima Rayon Day ku itariki 15 ngo ize muri Ferwafa ibwirere yo ngo konfirime muzakina 15 iyo ni dairema ya mbere aho haneye ubwoba iryo ni yobera rya mbere iyo ni yobera rya mbere ubwoba bwanjye ngiye buvuga kare yarimo ibyo bita ishidika kuko wowe uri kumwe ko muri Tanzania bakonfirimye ibintu ariko Nyarugenge ibaruwa imaze icyumweru muri Ferwafa no muri ministeri yagezeyo zandani zimwe zikanambwira ko ngo habaye n'ikiganiro hagati y'umuyobozi wa Rayon na ministre baganira kuri icyo kintu ngo aravuga ati na federasiyo ibyemera we are okay with that nta kibazo dufite kuko bose aravuga ati kuzana Yanga nk'ikipe ifite izina ikomeye ni ikintu gifite imbaraga cyane azamura n'umupira w'i Kigali kuko mu bukerarugendo nka minisita yumva ibintu mu buryo bwagutse minisita n'umuntu nyine wabaye muri RDB arabizi aravuga ati ku muntu w'Abatanzania bangana gutyo abanyarwanda baraza gukodesha amahoteli abo bashyitsi baje barye banywe barakodesha imodoka ahita yumva nyine ayo mafaranga agiye gusirikira ni nako avuga ati ibyo bintu byose ushobora kubyara ni nayo myumvire rusange twakabaye tunafite niyagiye hano haruguru gutanga raporo y'ibintu byabaye muri siporo mu mwaka aravuga ati twakira abashyitsi bo muri Tanzania ese si visit Rwanda urumva ahantu bikariye abona amanota menshi akavuga ati hapo zuri ahantu bikariye iyi kipe ya Yanga 15 nibidakunda ku itariki 20 izahita ijya muri pre-season muri Namibia ntahandi hashoboka hari pre-season yateguwe n'ikipe yashatse kuyisaba mbere irayibwa ati twebwe tuzatangira imyitozo mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani kuko abakinnyi bacu bagize umwaka muremure rero byibura mu bishyira kuri 15 tuzatumaza ibyumweru bibiri mu myitozo birasobanutse icyumweru cya mbere ni iki cyoroheje icya kabiri ni cy'amataktike tukaza mu ma friendlies tugatangira gukina ama match nawe ukambaza ngo ihurizo riri uretse gato kano gato uvuga ngo ikipe Yanga Africans impamvu yashyize tariki 15 ikanayikonfirima nuko yanditse mu butumwa bwayo ivuga ngo ni igihe cyo kwipima kuko Young Africans nayo yaguze abakinnyi bashya n'umutoza ni mushya babwiye abanyatanzania ni igihe cyo kwipima uyu mukino uzabugamije kwipima niko bawise umukino wo kwipima gupima ikipe nyine bazasohokana muri Champions League ingingo ya kabiri rero amakuru asumira akambwira ko nyamukandagira mu kibuga APR umukara n'umweru kipe y'ingabo z'igihugu ku itariki 2
igomba kumanura ikigugu hano ku mugabane wa Afurika hagati ya Simba Sport Club na Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo. Numva biryoshye. Ikaza hano i Nyarugenge ikaza gukina na APR. Match ya gicuti APR ntizajyayo bazayisanga inaha Nyarugenge. Ni amakuru n'ayahari. Iyo tariki niba APR yifashe ku itariki 2 yego bagakina muri Stade Amahoro. Sindiyo cyane ku itariki 8, 9 n'10 ubwo n'indi weekend irafunze kuko abahamya ba Yehova bamaze kwishyura miliyoni za 80. bafunze mudasakuriza ba Yehova bishyuye muhari uretse kwishyura ubukerarugendo nyobokamana ni ikintu kiremereye. hazaba hari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bavuye imihanda yose n'abajuru mu Yehova ukora hariya ku cyiciro cya Biremera aranga ati twe tuzamanura abantu ibihumbi binaza bavuyemo abazungu muri Amerika babahamya bayo babandi batwango babandi bandika bino bitabo byitwa ibitabo by'umurinzi umunara w'umurinzi sinzi umuyobozi w'abayehova sinzi uko bamwita umuyobozi w'abayehova ku rwego rw'isi ariko ubundi musipoze ko uwitwa nka papa w'abayehova azaba ari Nyarugenge udakina n'abayehova ubwo ayo matariki ntarimo iyo ni sakre none 15 niba tayikonfirima ko aribwo shampiyona ari gutangira Rayon Sport day cyangwa umunsi w'igikundiro wazaba ryari impamvu twari tuvuze ngo wenda tuvuga ko rero yakabicumye kabishyira muri weekend ya 22 yamaze kugisubiza muri umuna wanjye Rene ko bazabigireye Namibia ariko ikindi gikomeye Amavubi azabagiye muri lokale kubera ko Amavubi agomba kujya muri Nigeria tariki ya mbere kwezi kwa 9 Amavubi azatangira umwiherero 25 zo kwa 8 nibwo azatangira camp. Super Coupe izakinwa ryari kwizigira niyo ngingo ya nyuma nkibaza ikibazo kimwe APR itariki ibintu byayo ku itariki 2 ku itariki 9 abahamya ba Yehova bifitiye stade 15 Rayon Sport ifitemo stade 22 ntiwabiterekaho nga kuko abantu bazabagiye mu Mavubi oya bazabari mu Mavubi Amavubi bazagenda 25 muki bagatera burya bakacyana kuri 22 Super Coupe zikaba kuri 22 ubwo icyo bivuze shampiyona yahita yimukira mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 kuko ro premier ntago cya byashoboka tariki ya mbere bari gukina Amavubi ni 25 camp nibwo bazajya mwiherero tariki ya mbere Amavubi agakina afite match ya mbere na Nigeria ku ya mbere tariki 8 na Zimbabwe zo kwa 9 tariki 8 agakina na Zimbabwe yego bivuga ngo icyo gihe shampiyona yahita yicuma igatangira nko muri 15 z'ukwezi kwa 9 attention kro muri aya matariki ni nabwo Champions League na Confederation bizaba birimbanyije ko ma equipe azasohokera igihugu Rayon Sport na APR toujours rero reka njye mbabwire uko ibintu biteye ikaba gute ryari mu buryo bworoshye tutagiye ku ruhande tudaca ibintu ku ruhande umuntu wo gukemura ibi bintu ari amagorane numwe ni federation gute hamagara aya mayikipe yombi ba APR n'abayobozi ba Rayon Sport abwete Rayon Sport muravuga ko muzakina ku itariki 15 turabivivuye APR muravuga ko muzakina ku itariki 2 turabivivuye abahamya ba Yehova bafite stade Amahoro itariki 8 9 n'10 ibyo ntacyo twabikuru aho ntimwanakuraho rwose aho haravivuye mubabwire muti wenda ku itariki let's say 20 cyangwa 22 cyangwa 20 zingaye muri iyo weekend muratera muzakina match ya Super Coupe hanyuma hari itangire kubana abareba banavuze ngo Super Coupe ngo ibaye imbere ngo bakinisha ngo ikipe ya kabiri ako hari mwakumvisha ngicyo mvuga ni iki ngiki Super Coupe nibaye kuri 22 si ngombwa ko tuvuga ngo Super Coupe niba mbere ko shampiyona itangira iyo weekend itariki 15 n'ubundi abandi ntibari gukoresha stade Amahoro bareke Rayon Sport ikine kuwa 5 kuwa 6 izindi zikine match za shampiyona zitari Rayon zitari na APR simbizi kuko zaba zitegura Super Coupe uzireke zikine match yabo ya mbere ya shampiyona izo kipe za Gicumbi zazamutse zabe izo zikinizo zakinisha umwe izari gukina na Rayon na APR zisubikirwa 22 zize zitere Super Coupe nibarangiza iyo match abakinnyi bajya muri camp ya national icyo tubivugiye niki hari ikintu cyangwe mu gutwi cyaba atari cyiza cyo kuba Rayon Sport yarabanje kuvugisha inzego bireba kuko Rayon Sport sabasazi kujya kunegosiya muri Tanzania idafite
itariki yizeyeho yakiriraho. Yananditse iyo baruwa ifite ibyo bintu. Ferwafa nimushaka gushyira super coupe ku itariki 16 muri iyo weekend yari yari gukinamo, nimushaka gushyira super coupe kuri iyo tariki, one muraba mutabaye feya, ibyanjye mbivuga kare, sinzabivuga nyuma kuko nibwo bibadirika, njye mbivuze mbere, hari hatarimo fairness kubera ko Rayon yabikoze mwabiganiriye. Second, nimuyishyira muri iyo weekend muraba mugiye kubuza Yanga kuza mu Rwanda. Ibyo ni bibi ku mupira w'u Rwanda no ku buzima bw'igihugu, kuko ibyo biraturibita mu mafaranga ari kwinjira muri ubwo bukerarugendo twavuze bwa siporo n'izindi nyungu twese tuzi zaba ku mupira. Ruga wivunika, njya nkavuga niyo weekend numva nta cyabibuze, muyifixe mwemerereyo, mwemerere APR ikina kuri ebyiri, Rayon ikina 15, hanyuma super coupe muyikubite 22, izindi zitangire weekend ya 16 zikine champion. Rayon na APR muzisubikire zo zizaze gukina n'ubundi nyuma ya equipe nationale, nyuma y'Amavubi. Usibye ko nabwo nyuma y'Amavubi azasoza ku itariki 19 APR nayo zaba zigomba gusohoka. Uzi icyo bivuze? Ubundi Rayon na APR neza zizaza nko mu kwa 10 muri champion kwa kundi bakina regular, ariko n'ubundi wareba match tugera 30 ntacyo bitwaye. Icyo gihe azaba ari ku june ya 3 na APR ntiyakinnye ibirarane n'ubundi hereye mu kwa 10 ntiyabimazemo. Icyo gihe zazajya zikina ibirarane bafite muri control.